ubundi iyo umuntu yambara umwenda agasa neza kamera gute nta kintu na kimwe muza akora mu mujyi wa Kigali mwe mwumva ko ayo mafaranga yakura he hako mwagiye mureka kwigira injiji wowe wumva yakura wowe utekereje mu bitekerezo byawe usibye ko twe turi abagore tuba tubizi ariko ubundi nkaho utekereje neza wumva ko ayo mafaranga yakura ntabwo nzi ururimi wazana mu rukundo kugira ngo uwo musaza yishime icyaba akeneye ni kimwe ariko nabikubwiye dutangira nakubwiye ngo ubwiza bw'umukobwa ni ikiraro umugabo yambukiraho akagera ku cy'umugore afite nyirizina ashaka icyo ashaka umugabo wenda dufate nk'urugero niba ufite umugabo uwo musaza ntimurashakana ko nge sinanamwita n'umugabo wenda mwitihabara akaba uri kumukuraho umwenda wa miliyoni utamukuraho ikintu gifatika kizagufasha ejo hazaza iyo umukuyeho uwo mwenda bigaragara ko ugikeneye kujya ku isoko n'abandi bakakubona bigaragara ko uri kuryarya uriya musaza kuko ubaye utamuryarya mwatekerereza hamwe byibura natwe nk'abanyarwanda mukatuzanamo iryo shoramari ryanyu urumva ariko kubera ko atari cyo ugamije kugira ngo ukomeze umutendeke ni nayo mpamvu zamukuraho igishoro gituma abandi bakureba bituma abandi bakubona umugore wese rero yakuye igishoro ku mugabo umusaza aramutse apfuye nonaha ntiwajya ntago wajya muri Tanzania kugabana nturi umukobwa we yabyaye hanze nta nubwo uri n'umugore we w'isezerano uri habara ihabara se rijya kugabana urihabara uricuruza nk'abandi bose umukobwa iyo yambara umwenda akarya ibyo umugabo amuhahira batabana batarase arihabara icyo ni ikinyarwanda niyo wabishyiramo kwiyumanganya ukagenda buke kugira ngo bitaza guca ku ruhande kugira ngo abantu batabibona ukundi ariko nuko bimeze nawe urindangamirwa twebwe icyo turareba ngo jyore umuntu bakundana yamukuyeho iyi etaje afite iyihe kampani mu Rwanda afite irihe duka ryiza ricuruza imyenda nka rimwe rya Rakomete twajyaga twumva ku buryo byibura umuntu numva ko waguye aho utagomba kugwa ariko byibura wahabyukanye icy'ingenzi buriya ubwiza iyo bukoresheje neza urabusazana ariko iyo bukoresheje nabi bukuboreraho kandi bukakuboreraho nta kintu wakuyemo kubera ko ririya fiyeri ryo kwambara imyenda myiza ihenze nturebe ibikorwa ngo uvuge uti byibura uyu mugabo namukuyeho etaje nzakodesha kantunga iminsi yose ese uyu mugabo aramutse anteye inda byibura niyo atantunga umwana we yabona icyarya buriya musaza ahageze usibye wenda kuvuga ngo afite ibyo acuruza tureke kumwita umusaza batabyumva nabi ni umusaza gusa se ahubwo ko nta hantu na hamwe atameze uruhara urumva ariko rero uko byagenda kose uriya arashaje ashaka kuba asigaje nk'imyaka 5 mu bana gapfakara urumva ariho hahandi rero uzasanga nawe imyaka yawe yarayangirije ubusa utarashatse umusore mungana cyangwa se umuntu mungana urumva kuko uko byagenda kose niba muzabana imyaka 5 akaba arapfuye ntabwo ngiye mbiza ariko ndateganya bitewe n'imyaka ye akaba arapfuye uko byagenda kose nawe hari ikintu azaba kwangirije nubwo uzaba ufite umutungo runaka azaba kwangirije ko nawe none utabona uzajya ukurongora wese azajya witwa shugamami abana b'abakobwa muri iyi minsi bigize inshinzi kandi noneho bashinga ku bagabo babaruta bazi yuko ngo aribo bafite amafaranga rero birashoboka yuko ashobora kuba yaramuteye inda amaze kumutera inda aravuga ati nta wundi mwanzuro ni ukubana urumva ni ukuvuga ngo ngewe ntekeza ko yakoze kimwe abanyarwanda bajya bavuga ngo isoni zirisha uburozi ese bari abanyamahanga bari kudutwarira abakobwa mwibuka kubatuma ibyemezo byemeza yuko batashatse cyangwa ni ukubona ingona yasamye ugataye umwana w'intama oya ntabwo guhura n'ibishuko by'abagabo se ni ukuvuga ngo iki hari uwo bajyana ahubwo avuga ngo abakobwa dufite muri iyi minsi basigaye birebera abo bagabo bakuze kandi koko ni nabyo kubera yuko ni nabo bazi umwuga urumva ni nabo bazi uwo mwuga nyine abakobwa bacu bashaka umwuga umeze gute uze gusubiza ikiganiro inyuma wumve neza ni nabo bazi uwo mwuga nyine wo kurongora nose abasore barabishoboye nose waba udafite ifaranga ukarongora waba utabashije kwihaza se ugahaza abandi
harongura amafaranga se none iyo ufite ijambo uzi ko amafaranga agira ijambo umuntu atiriwe avuga umunsi azatangira kwiyobora niho uzamenya uwo ari we aribyo turi kubonana uyu mwana w'umukobwa uyu munsi wa none ashobora kuba yaragiye no gusambana n'uwo mugabo akamutera inda ariko bikaba ngombwa ko uriya mugabo amutwara murongora ariko yaza kurongorwa n'umusaza w'inaha nicyo kintu ngiye mfite amatsiko uriya mugabo iwabo mwaraperereje musanga ntiyigeze ashaka umugore ko arihuse kandi ngende kumva nta n'ikintu cyamwihutisha kindi ni ukuba twite ni ukuba twite Vestine yaratwite ngewe niko nge mbikeka ntabwo ari kunoza ariko niyo yaba twite erega kuba watwite uri umwana w'umukobwa ntabwo bisobanuye kwiroha cyangwa se ngo ugende igihe kitaragera ibyo ni by'abanyarwanda bavuga ngo isoni zirisha uburozi ntabwo kuvuga ngo ngewe ngo ndatwite kuko umugabo ari umusinzi ari igiki ngiye kumwiyahuraho kugira ngo ntakoze mama isoni ntakoze data isoni ningera mu rugo se nkatangira gukubitwa no guhohoterwa nzaba ndi kumwe nabo Jennifer umeze neza ndashima Imana uri amahoro cyane cyane mikoro iri kwakara ntabyo okay uyu munsi rero nshaka ko tuyoganira byinshi bitandukanye turahera ku nkuru zimaze iminsi zivugwa ku mbuga nkoranyambaga ntabwo twabonye umwanya wo kuba twaganiraho ndetse nawe ugira ibitekerezo utanga turaza kwibanda cyane cyane ku bijyanye n'imibanire hagati y'umugore n'umugabo cyangwa se y'umuryango muri sosiyete nyarwanda muri rusange turahera ku nkuru y'umukobwa witwa Vestina Ishimwe akaba ari umwe mu bakobwa babarizwa mu itsinda rya Vestina Dorcas ni abavandimwe barimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana iyi impamvu bigarutseho ni ukubera ko yarasezeranye bivugwa ahantu henshi hatandukanye ariko abantu babivugaho bitandukanye benshi bakitanga ibitekerezo mu buryo umwe no mu bundi sinzi niba warabibonye mbeka duhere ku gusezerana kwiwe wabibonye gute gusezerana kwiwe uburyo nabibonyemo ngira ngo abantu benshi bagiye babyibazaho baravuga batashatse akiri muto ntiyagombaga kugenda biriya bintu ngewe uburyo nabibonyemo nabibonye ngira ngo mu buryo bubiri ahari kimwe muri icyo gishobora kuba ariyo mpamvu cyatumye uriya mukobwa yaba agiye gushaka umugabo akiri mutoya abana b'abakobwa muri iyi minsi bigize inshinzi kandi noneho bashinga ku bagabo babaruta bazi yuko ngo aribo bafite amafaranga rero birashoboka yuko ashobora kuba yaramuteye inda amaze kumutera inda aravuga ati nta wundi mwanzuro ni ukubana urumva ni ukuvuga ngo ngewe ntekereza ko yakoze kimwe abanyarwanda bajya bavuga ngo isoni zirisha uburozi handi udashobora gutekereza utakuse uyu mugabo arankwiye ese uyu mugabo byari ngombwa ko nshaka ukumva ko aho kugira ngo ubyare ukumva byarutwa nuko wajya kubana n'uriya mugabo ugahitamo ayo mahitamo kandi noneho ikindi cyongeyeho niba baranakundanye koko impamvu niba atanafite n'iyo nda impamvu wenda ashobora kuvuga ati reka nsanga uriya mugabo mbane nawe byaba bituruka ku mugabo kuko umugabo imyaka afite ntabwo imwemerera gukundana igihe kirekire bimwe ujya wumva ngo umuntu yakundanye n'undi imyaka 2, 3 ntabwo umugabo icyo gihe gihari kuko ni mukuru ahubwo yakabaye yaranabyaye urumva rero umukobwa hagati aho barakundanye wenda biba ngombwa ko umusore amubwira ati ngiye nta gihe mfite cyo gukundana wowe uragifite ariko ngiye ntacyo biba ngombwa ko umukobwa amusanga cyangwa se ni kwa kundi abakobwa bacu basigaye bigira mu bagabo bakuze noneho agashiduka yatewe n'inda erega kuba umurokore guririmba burya ni ibintu biri aho ngaho ntaho bihuriye n'umutima w'umuntu irya ni impano yo kuririmba ariko ntaho bihuriye n'imico y'umuntu kuko burya impano nayo iri mu bintu bigize imico umuntu afite ariko si ukuvuga ngo ni imico myiza cyane ikimenyetso kuba ndirimbira Imana kuba mvugira Imana si ikimenyetso kigaragaza imico yanjye yose ahubwo ngewe ikintu nabaza wenda leta iyo umunyamahanga ageze mu Rwanda byanga byakunda birumvikana ko agomba kugendera ku muco waho ese bari abanyamahanga bari kudutwarira abakobwa mwibuka kubatuma ibyemezo byemeza yuko batashatse cyangwa nukubona ingona yasamye ugataye umwana w'intama kuko niba ashaka kuva iwabo akuze kuriya yarashatse yagera mu Rwanda
yatereta uwo mwana w'umukobwa yabona amuteye inda bikaba ngombwa ko asezerana ariko ugasanga ni wabo yarasezeranye. Rero sinzi niba icyo kintu wenda bajya bagikora cyangwa se kuko ari umunyamahanga bapfa kumusezeranya kuko yakunze undi umunyarwandakazi, ariko byaba binyuranyije n'amategeko twe tugenderaho. Niba u Rwanda ruvuga ngo umugabo ashaka umugore umwe n'umunyamahanga yakaba yagendera kuri iryo tegeko kuko ari iwacu. Rero sinzi niba ibyo byangombwa babibatuma cyangwa bapfa kubasezeranya ngo nuko umukobwa yamukunze, icyo gihe byaba bivuga ko uriya munyamahanga twese aba yaturagiye. Naho ubundi buriya gushaka ukiri mutoya byo uko byasa kose haba harimo ingaruka. Ingaruka zo ntizishobora kubura. Icya mbere cyo ngewe wansubiza mu myaka nari ndimo mbere nashaka mfite nk'imyaka 30. Kubera iki? Kuko buriya gushaka ukiri mutoya ntago abantu bazi imvune yabyo bajye babimbaza. Icya mbere cyo uragenda ubyare wenda zageza nk'imyaka 27. 27 bitewe n'uko wabyara 30. Yego. We kubwe ku giti cye ameze nk'uwacuza avuga ati ngewe abana 2 3 maze kubyara nta wundi nzarekerayo. Ariko uribaza ubundi buzima busigaye kugira ngo ajye afata imiti yo kuboneza urumva imyaka ashigaje akoresha ibyo bintu biba bimeze nk'ibiyobyabwenge by'umubiri. Ko bishobora no kumwica na rwa rubyaro agapfa atarureze kuruta wa muntu ushatse afite imyaka 30. Yego. Ya myaka 30 byibura mu myaka 40 ukaba ufitemo abana 3 cyangwa 4. Ugasanga ntaho uhuriye n'iki na bya biyobyabwenge by'umubiri. Ari zizi onapo dukora iki dukoresha. Ariko iyo ushatse ukiri mutoya wenda reka mbanze nihereho wenda n'urugero. Mfite abana 7. Kandi byibura kugira ngo ncure biransaba nk'imyaka 15 cyangwa 13. Noneho tekereza ese ndakomeza mbyare cyangwa ndajya muri za onapo. Za onapo se ko arigeza ngo umubiri wacu ugasanga ahubwo nazo nizo ziguhutaje. Ariko iyo uri umukobwa ugashaka mu myaka 30 uba ufite amahirwe yo kutazakoresha biriya bintu cyane. Yego. Ariko iyo ushatse ukiri mutoya uba ufite amahirwe yo kuzabaho mu buzima bwawe ukoresha ibiyobyabwenge by'umubiri kugira ngo udasama. Rimwe bitabishobora no kukwica. Birabica cyane. Urumva? Rero iyo ushatse ukiri mutoya uba ufite n'amahirwe yo kuba iyo ugiye muri ibyo bintu nta bundi buryo ukoresheje uba ufite no kutazarera abana. Yego cyane. Ugasanga abana babuze nyina babuze nyina ku myaka 35 nyina afite. Yarashatse afite 20. Kubera ko ntago uza umbwira ngo Vestine agiye guhera ubu ngubu ku myaka 21 abyara kugeza igihe azacurira. Ntago bishoboka. Kuba ubana n'umugabo bitandukanye no kuba uba wenyine uri umukobwa. Wenda ushaka no kuba uri n'umukobwa ko burya abakobwa nabona po barazikoresha. Akavuga ati reka mfata kanini ngiye kubonana n'umugabo wenda ni rimwe mu cyumweru rimwe mu kwezi. Bitandukanye na wa wundi ubana n'umugabo buri munsi. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwe ubunini ubuzima burebure azaba abana n'umugabo ubwisha azaba akoresha biriya bibona po. Azaba ari kubikoresha. Bira rero bishaka kuguhitana iyo ushatse uri mutoya nta mahirwe na make gushaka uri mutoya biba ari bibi cyane. Kuko iyi saha twe turi kugendana n'ingaruka zo kubyara ukiri muto noneho ukabyara abana benshi. Ugasanga umubiri wawe warananiwe noneho na bya biyobyabwenge bituma udasama byamara kugera mu mubiri ugasanga nabyo birakwangije kubera yuko umubiri wawe uba warajegeye. Urumva? Izi nizo ngaruka ni ingaruka umuntu ubyaye ukiri mutoya wababizi. Azi ingaruka zibamo. Kereka wa wundi nanone uvuga ati nabyaye nkiri mutoya ariko sinabanye n'umugabo. Cyangwa se simbana n'umugabo. Wenda umugabo wanjye ni umusirikare ni umuntu ukorera mu ntara hanaha uwo muntu aba afite n'uburyo bwo kuvuga ati zibona po sindi buzigemo. Ariko bana n'umugabo buri munsi ukagerekaho gushaka ukiri mutoya ni ukuri uko byasa kose
ingaruka zo ntizabura. Abenshi bagiye bandika ibitekerezo bitandukanye, mbona hari abagiye bavuga ngo ahubwo agize amahirwe ashatse atarahura n'ibishuko by'abagabo bari hano hanze. Oya, ntabwo guhura n'ibishuko by'abagabo se ni ukuvuga ngo iki? Hari uwo bajyana ahubwo avuga ngo abakobwa dufite muri iyi minsi basigaye birebera abo bagabo bakuze, kandi koko ni nabyo, kubera yuko ni nabo bazi umwuga. Urumva? Ni nabo bazi uwo mwuga nyine abakobwa bacu bashaka. Umwuga umeze gute? Nta uze gusubiza ikiganiro inyuma wumve neza. Ni nabo bazi uwo mwuga. Bazi uwo mwuga nyine wo kurongora. Nose abasore barabishoboye. Nose waba udafite ifaranga ukarongora, waba utabashije kwihaza se ugahaza abandi. Harongora amafaranga se? None iyo yafite ufite ijambo. Uzi ko amafaranga agira ijambo umuntu atiriwe avuga? Abakobwa barashaka umuntu ufite amafaranga. Ufite amafaranga ni ufite ijambo, ni ufite n'ibikorwa. Abo ngabo nabadakijijwe. Ariko uriya mukobwa warakijijwe ndetse n'umukozi w'Imana. Gukizwa se ni iki? Gukizwa ni iki? Gukizwa ntabwo bikuraho. Ngira ngo bwashize aka kantu nigeze no kukagusobanurira. Wari kumva? Ushobora gukizwa. Ese gukizwa kwawe byaturutse he? Byaturutse ko sanze papa na mama bakijijwe, ariko nugera mu myaka iri ngombwa yuko ugomba gukora nkuko iyo myaka yawe ingana, uzabikora. Kuko ntabwo wakijijwe ku bushake. Ubu wenda ni urugero, njye sindi umusiramu, ariko ntabwo mbyubahiriza kuko nabivutsemo. Ariko wabigiyemo akuze, abishaka, azi n'icyo agiye gukora, agomba kubyubahiriza, handi adashobora gusohoka mu nzu atitandiye. Yego. Rero niba umwana yaravukiye kwa papa na mama bakijijwe, ese utekereza yuko uwo muntu umwita umukiranutsi? Ntabwo umwita umukiranutsi, ahubwo aragendera mu ntambwe za se na nyina. Aragendera mu ntambwe za se na nyina. Ariko ntabwo uramenya uwo ari we. Umunsi azatangira kwiyobora niho uzamenya uwo ari we. Ari byo turi kubonana uyu mwana w'umukobwa uyu munsi wa none. Ashobora kuba yaragiye no gusambana n'uwo mugabo akamutera inda. Ariko bikaba ngombwa ko uriya mugabo amutwara murongora. Ariko yaza kurongorwa n'umusaza w'inaha, nicyo kintu ngiye mfite amatsiko. Uriya mugabo iwabo mwaraperereje musanga ntiyigeze ashaka umugore. Cyangwa ntawe yatandukanye nawe, ntago yakoze divorce. Kuko ari umusaza wa hano muri iki gihugu turimo. Ari umunyarwanda nawe akaba umunyarwanda. Nibyo bya bindi wumva ngo Dorcas yatewe inda ngo nakanaka ngo ntiyigeze ngo amutwara, ngo yabyaranye n'umugabo ukuze. Ariko kuko uri yavuga ati ndi mu kindi gihugu, ndabyemerewe gusezerana n'ubwo iwacu nasezeranye. Biragoye kubera ko rimwe na rimwe uzasanga aba bana b'abakobwa mu gihe uzifuza kubabuza cyangwa se kubabwira ko ibyo bintu bidashoboka, bakumva ko utazi aho iterambere rigeze ndetse uri umuturage cyane. Oya, hari n'akandi kantu wenda ashaka kubaza ADEPR, ngira ngo si n'ubwa mbere nkabajije. Buriya muri ADEPR barabana ntibasengaga muri ADEPR? Yego, no basengera. Buriya muri ADEPR ikimenyetso cy'umugore udakijijwe ni imisatsi, ni iminwa isize, ni ukwambara ipantaro. Ukaba wamenya ngo uyu mugore ntakijijwe. Ntayo yambara. Ntayo. Ariko iyo ari muri ADEPR nyine yubahiriza ibijyanye no muri ADEPR. No muri ADEPR ugasanga nta defiriza ntiyambara iyo pantaro. Icyo ni ukuvuga ngo kumenya umukristo w'umugore biraborohera kuruta uw'umugabo. Ese uw'umugabo ujya kubona ukabona aje mu itorero, araje kuko ko nta misatsi bagira, ko batisiga izo rouge lèvres. Iyo aje akakubwira ati nge nasengeraga icyangugu nari umukristo waho, akaza akinjira muri ADEPR akaza agakuramo umukobwa wanyu akamujyana, mubwirwa n'iki ko uwo muntu yasengaga, ko ari umugabo atisiga iminwa, ko nta kimenyetso cyerekana umugabo ko akijijwe cyangwa adakijijwe. Aho siyo mpamvu izi ngo z'abarokore zaba zisenyuka umunsi ku wundi. Bisaba gutuma kuzana icyangombwa cyawo wasengeraga. Barakigutuma. Yakibura se buriya bishatse? Bakigutuma wimbwira gihe ADEPR nayibayemo. Bakigutuma iyo ushaka kujya kwigabura. Cyerekana ko ugomba kujya kwigabura nk'abandi. Bagutuma icyangombwa cyerekana ko wari umukristo. Ariko se uramutse ugezemo ugakizwa, bitewe n'icyo uri gushaka cyangwa bitewe n'uwo ukurikiye, bakubuza gukizwa bakaguha imyaka runaka, batuzamara imyaka 10 ucijwe tubone kuguha umukobwa wacu.
aho siyo mpamvu ADPR abakobwa baho n'abagabo baho batajya baramya ingo, si uko hari njya ngo mwamwibeshya ku bagabo ko bakijwe kandi badakijijwe. Ugasanga umukobwa wanyaraje aragonza gonganye n'umusore asengeye aho ngaho ukwezi kumwe amezi 2 umukobwa amaze imyaka 20 mu rusengero cyangwa 15 cyangwa 10 akubitanye na wa musore, baragiye wa musore agezeyo arakomeje yinywereye byeri. Kuko buri umugabo niyo yaba mubi kajana, niyo yaba ari umusinzi bingana iki, ahora nta mugabo utifuza gushaka umugore mwiza. Umuntu ashobora kuba aba muri kadiraka ngo bamwe mu nzoga ari umugabo, ariko yazajya gushaka umugore ntashake bamwe asambana nabo, akajya hehe muri ADPR, ubwo akabazi ngo niho agiye gukura iki umukobwa ukijijwe kandi koko abakijijwe. Ariko se ADPR mudusubize iki kibazo, umukobwa ukijijwe ko afite ikimenyetso, umugabo ukijijwe afite ikihe kimenyetso? Uyu mugabo wa Vestina mu makuru mfite abivuga ko ashobora kuba ari n'umusilamu. Amazina ye ariko aravuga ko ari umwisilamu. Yego, Idrissa. Niyo yaba yarabivuyemo wenda akaba ari umukristo, ni nkuko nanjye shobora kuba nitwa Shamimu kandi ndi umukristo. Yego. Ashobora kuba yarabivuyemo ariko izina rye riremeza ko ari umusilamu. Sinzi rero niba n'abakristo bajya bita amazina y'abisilamu, ariko ndi kumva ko byagenda kose Imana izamuhire gusa nyine, ariko arihuse kandi ngiye ndi kumva nta n'ikintu cyamwihutisha kindi ni ukuba twite. Ni ukuba twite. Vestina aratwite? Ngewe uko niko nge mbikeka, ntabwo ari kunoza, ariko niyo yaba twite, erega kuba watwite uri umwana w'umukobwa ntago bisobanuye kwiroha cyangwa se ngo ugende igihe kitaragera. Ibyo ni by'Abanyarwanda bavuga ngo isoni zirisha uburozi. Ntago kuvuga ngo ngiye ngo ndatwite kuko umugabo ari umusinzi ari igiki ngiye kumwiyahura kugira ngo ntakoza mama isoni, ntakoza data isoni, ningera mu rugo se nkatangira gukubitwa no guhohoterwa, nzaba ndi kumwe nabo? Erega hari aho bigera ugaharanira uburenganzira bwawe, ikosa nta muntu utarigwamo, ariko si kosa uraryongera cyangwa urareba uti narikoze byarangiye, ariko aho kugira ngo nongere ikibazo, kuko buriya hari igihe ugenda uhunze utwite, wagerayo wamara kubyara gatatu n'ubundi wa wundi ntimubane cyane. Ese ubwo bukozwe isoni kangahe? Kangahe? Gusa icyo koze wenda leta ikizajya idukurikiranira aba bantu ntibakaze kuturagira badutwarira abakobwa ngo nibarangiza banaturagire mu buryo bw'amategeko, nabo bajye bazana ibyangombwa byemeza ko batigeze bashaka. Ugiye kumera nk'abavuze ngo ko bafashe kwibendera ku idarapo kandi byarabujijwe ubu ngubu bitagikorwa. Oya, buriya kariya kantu ntago ni kwa kundi babibagiwe. Ni kwa kundi babibagiwe, ntago ibyo ari impamvu cyane. Urumva ikintu niba kimenyerewe kikaba kimaze hafi imyaka n'imyaka 100 gikoreshwa. Yego. Kuba rero umuntu yarasanzwe abona abasezerana bakozeho, itegeko rije mu kwezi kumwe cyangwa 2 ntago ryatuma abantu bibagirwa ibyahozeho. Kurikoraho ni nkuko umuntu yakuba yicanye nawe akagukoraho mutaziranye. Abantu benshi bagiye babibaza, ugarutse kuvuza kakomoshwa kuko ngo umuntu ashobora gutwita wenda bikihutira kuba washaka cyangwa se wabana n'uwo waguteye inda. Abantu benshi babigarutseho cyane, baravuga ngo kubera iki byagizwe ibanga, kubera iki nta wundi muramyi cyangwa se abandi bahanzi baririmba indirimbo kimwe w'inshuti zabo bitabiriye bino birori, ahubwo ukabona ko abari biganjemo nabo mu muryango w'uyu mugabo. Buriya uzise nabo ubwabo se wowe ntiwumva, usibye no kuba twebwe byaduteye isoni, nabo ubwabo byabateye isoni. Urumva iyo bitabatera isoni nose gukoresha ikirori cy'umwana wawe cyangwa umukobwa ugiye gusezerana, si ryo shema ry'umukobwa, ni ryo shema ry'umugore. Ibaze nawe impamvu yabihishe. Bivuga ngo n'ubundi erega kuba senga cyangwa kuba aririmba biragaragara ko ashaka kuba yarafitemo akantu k'uburara. Inde? Uriya mukobwa. Kuko ntago wambwa yose wa mugabo bamenyanye yiga, bamenyanye bahuriye. Ni biriya bibisomo no kuvuga ngo ni byayindi abana b'abakobwa bicara hamwe akavuga ati shangiye niboneye igisaza, ati shaburangiye nifitiye umugabo ukuze umenamo ifaranga. Wagira ibyago yagutera inda, noneho ni n'umunyamahanga kuza agasezeranira mu kindi gihugu ntacyo biba bitwaye. Yego.
ntacyo bimutwaye. Hari abantu baba baramenyereye kubaho muri ubwo buzima, kimwe nuko yajya no mu Bugande yabona kunza umukobwa wawe nawe agasezerana, yajya muri Tanzania yabona kunza umukobwa wawe nawe agasezerana. Ubundi se kuki batabatwara iwabo ngo bariho bajya gusezeranira? Umugabo si ujyana umukobwa? Kuki batabajyana iwabo ngo bariho bajya gusezeranira? Bagasezerana iwabo muri ibyo gihugu? None se gusezerana ni iki se? Nose ntabazamutwara iwabo? Erega burya isezerano ni rwo rugo. Iyo wasezeranye nicyo kimenyetso cyerekana ko uri umugore. Ntabwo kujya kwa padiri no mu rusengero burya biguhesha amahirwe yo kuvuga ngo umunsi wahuye n'ikibazo leta izakurengera. Icyo gihe ahubwo ni imiryango izakurengera irimo na pasiteri. Yego. Ariko ntabwo leta izabizamo kuko uri indaya, kubera yuko ntabwo wasezeranye muri leta. Ubwo rero kubera yuko iryo tegeko abana aho umugore azabyarira, aho azatura niho hafite agaciro, niho azajya kuregera indishyi z'akababaro z'abana be. Ntekereza ko aba bakobwa bakabaye bagenda bakajya no gusezeranira mu gihugu cy'umusore abamo, kuko ni nabo azabyarira, ni nabo bazaka ubwo burenganzira, ni nabo umugore niho azajya kwaka uburenganzira bwo kugira ngo abana bahabwe umugabane cyangwa bahabwe urumva. Nose ubu iyo basezeraniye hano, baramutse batuye hano, ejo akamubura, bibaye ngombwa yuko uriya mugabo akora yubaka iwabo, ateza igihugu cy'iwabo imbere. Hanyuma nyuma yaho Dorcas akavuga ati, Vestine akavuga ati ngewe umugabo wanjye nta kintu amariye. Noneho bagasanga hano muri iki gihugu nta mutungo n'umwe afite, abo bana ntabwo baba baharenganiye. Uko byasa kose rero bakagombye kuba basezeranira iwabo w'umugabo. Ahubwo wenda ubukwe bwa mariage akaba ari bwo bubera iwabo w'umugore. Cyambere ni urukundo. Ibyo ni ibiki we? Ukunda bangaye harya? Ukunda bangaye? Bose benshi. Uko nawe uri indaya. Reka urumva? Nanjye nshyize mu kazi. Nawe ngushyizemo. Urumva? Ego ku 2021 ku itariki 8 z'ukwa gatandatu twabonye mama wa Vestine na Dorcas akora ikiganiro n'uwitwa Emi Kinege, ubu usigaye ukorera ku Gihe, ndetse icyo gihe yakoraga kuri Yambi TV kuri YouTube. Uyu mama yakoze ikiganiro yiyama Irene ku bana be, ndetse ababwira ngo avuga ngo gukomeza gucuruza abana banjye nta nyungu mbibonamo, ntago ari byiza, ndetse ngo icyo nshaka nuko tujyana amasezerano. Icyo gihe bapfaga cano. Icyo gihe abantu benshi barabibonye bamenya ni case yaje mu witwa Nzizera Aimable, umungu umaze igihe afungiye ari mu igororero rya Nyarugenge hazwi nk'Imageragere. Benshi barabibonye, babimamike Karangwa benshi. Ariko icyo gihe uyu mama yavugaga ko ndetse Irene afata abana be agashaka kubakuramo inyungu cyane ngo ntizibagereho. Twazasanga none koko uyu mama ntabwo nta ruhare yabigizemo kugira ngo uyu mukobwa ashakane n'uyu mugabo. Reka aho umugabo n'umugore se bahurira wahabwirwa n'iki? Niyo waba uzirikira umukobwa wawe mu rugo, nose ubundi yabacuruzagamo ibiki? Nose ubundi yataza kubafasha ngo hari igihe rega umuntu agucuruza akagukuramo inyungu, we ntukuremo inyungu y'uwo munsi ariko akazakuramo inyungu y'ejo hazaza. Yarabacuruje none abonye umugabo w'umukire, none z'ubwo ngubwo inyungu y'ejo hazaza ntayikuyemo. Ntayikuyemo. Nose yabaryamaniwe. Nje nta kintu ibyo bintu byo kuvuga ngo yarabacuruje ngo yarabacuruje, ni kwa kundi nyine umuntu aba atibuka hari yabagize abastari. Yabagize abo bari buyu munsi wa none. Ariko se wumva yuko umuntu azagufasha nta kintu arya birakunda? Ni inka se ngo irahira ibyatsi irarisha? Kubera iki se? Wese urumva afite iyihe nyungu? Inyungu niba umuntu akubwira turi umuhanzi ngwino ngufashe, icara ubizi neza ko agomba kukungukamo. Urumva? Ahubwo wowe inyungu yawe ni ukugira ngo urebe hakuvana n'ahakugeza, kugira ngo n'abandi bazakora iki, bazakugereho. Ariko noneho guma hariya wange ko bagucuruza, turebe yuko uzagera aho ugera. Uzagera he? Uzagera he? Niba udakeneye ko bagucuruza guma hariya, bafate bagumaho. Kuki kare kose se atababereye manager ubundi? Uwo nyina kuki atari yarababereye manager?
na Festina yavugaga ko ngo icyo bashaka ari cano ngo cano ngo yinjiza amafaranga warebye muri cano wasanga harimo miliyoni 2 ngo kandi nta mafaranga bigeze babona. Ajya mu itangazamakuru gusaba Irene Cando niyo Bosco yafashaga. Ubu sinabonaga mu bihe byashize yari umusitari rwose umaze kugera kure. None se ubu ngubu ari hari ubona se hari ubona ari kwisuganya. Reka abantu baraturya natwe ejo tukazarya abandi n'abandi umuntu abayeho ku bwundi. Umuntu abayeho ku bwundi, umuntu uramureka bitewe n'icyazo nose ubundi reka nkubaza aramutse atagufashije ngo akurye ubundi byarimo kukurya wowe hari aho uteganya kuzabikura. Uri igikise kutari umunyu ngurayenga ngo uravuga ngo byibura mu myaka 2 nzaba nyenze niba gukoresha akagukuramo amafaranga kandi ukaba ubizi neza ko aho wakabaye wicaye nta kintu na kimwe kiri kuvukamo aho kugira ngo upfe ubusa waretse abandi bakagukoresha ko nawe igihe runaka kizakungukira. Cyewe ndumva nta kintu njyewe ntacyo bimaze. Njyewe hazagira umbera manage nashaka ajya njya gusa mva agira aho mvana agire naho ngeze. Ntushaka ujye yarya nkureba. Nukuri kuko ntago ibyo ngibyo nyine iyo umuntu amaze gutera imbere ho gatoya atabona ko wa muntu yari mubi, ahita abona ko wa muntu adafite agaciro, afite abona ko wa muntu ari igisambo. Nyamara niyo atagukura harya mu gikoni ntiwari kuzahava. N'impamvu uri kuvuga nuko ufite umwuka uko yahari aho yagukuye. Ufite uwo mwuka uri gukoresha nuko hari aho yagukuye. Rero aho yagukuye atagukurayo n'ubundi wari kuzapfa ubusa. Gira umumaro rero ugira icyo ufasha abo bantu. Mavestin icyo gihe rero yamunaga abisaba cyane ndetse akomeza kubita avuga ngo ntago yishimiye uko Irene afata abantu bakobwa. Oyakereka wenda yaza kubarongora cyangwa akabatera inda ariko kubakoresha none si iyo baririmba si bo bakundwa. Iyo baririmba nibo bakundwa. None barakunzwe abonye n'umugabo. Urumva? Uriya mugabo natamubera umugisha azamubera umuvumo. Kimwe muri ibyo kigomba gukora. Urumva? Kimwe muri ibyo rero uko tugenda buri isi itwimura mu buryo bwo kuduha abantu n'abandi. Iyo wumva ngo isi irazenguruka umuntu ku giti cye uburyo uzengurukamo nuko ejo uzahura n'inshuti ikagera ikuvana ikagera naho ikugeze. Ubwo nibwo buryo bwawe bwo kuzenguruka muri iyi si. Umuntu azenguruka mu buryo bwo kw'Imana iduha abantu tukabasimburanya uyu akakugira icyo akugezaho ejo ugahura n'uyu ejo akakugusha hasi. Ubwo nibwo buryo twebwe isi tuyizengurukamo. Ariko uko byasa kose turayizenguruka. Yego. Niye nama wagira Vestina dore kuvuze ko nawe washatse ukiri muto ndetse uyu munsi umaze mu myaka cyane mu rugo. Niye nama mugira nk'umuntu ugiye gutangira nk'umukobwa ukiri muto ugiye gutangira urugo. Inama namugira ni ihese cyambere cyo agiye gukoresha ubwonko bwe uko butagomba gukora. Urumva? Kuko buri umuntu washatse abagomba kwita ku mugabo, abagomba kugira ibyo higomwa. Hari mama wacu aba mu bihugu byo muri Uganda sinzi byari by'abantu bita abacori. Urumva? Noneho yigeze kuza mu Rwanda yararimo kuntekerereza ukuntu nyine arimo ambaza ati we washatse gute. Urumva? Ambaza iby'ubuzima bwanjye wumva ntituziranye. Ngo yagiye icyo gihe afite imyaka 15 akurikiye mukuru wagezeyo nawe arashaka. Ngo yashatse afite 16 we. Noneho ari kumbwira ati mfite umukobwa yashatse afite 15. Urumva? Ati umusore aramujyana amugejejeyo. Ati ngiye kubona mbona umusore araza akambwira ati mama ati rero umukobwa ni umuntu ukunda filime. Umukobwa ntaki undatumva genda urere umwana. Urumva? Genda umurere. Ujye umuha amafaranga ajye mu gasobanuro yajye kureba. Uri kumva? Ujye ikintu cyose yumva ashaka ujye ukimukorera kuko ibitekerezo bye biracyari ibyacyana. Wowe urakuze ufite imyaka 25 urongoye umwana y'imyaka 15. None uri kuza umbwira ngo umwana ngo yakunani banza umurere ujye umugurira yawurute akantu kose uzi kagomba umwana ukamuzanira. Nubwo ari umugore wawe ariko wibuke neza ko ni umwana. Hari bimwe wowe ugomba kujya umufasha utagomba kujya umuzanaho kugira ngo ubwonko bwe ntago burageze igihe cyo gukura ngo butekereze iby'abantu bakuru. Wamujyanye ubiyobewe ko ari umwana.
umusore ngo aricara koko bitekereza asanga nibyo. Niba yaragiye rero akajyamo amafaranga akajya mu gasobanuye, niba yaragiye akajyamo aramubwira tujye umufata umujyane mu isoko umubaze ngo akura agashaka ati kuko nicyo kigero agezemo. Yego. Aba bagabo rero bashaka abagore bakiri batoya biba bishaka ngo ukore iki, ukomeze uhome uko ngiye buriya ngewe najyaga nanicara, usibye ko ngewe 18 nta nubwo nari na muto cyane, ariko burya byaranageraga nkarara ntekereza, nagera mu gitondo nkabwira umugabo ntakura bizi ngiye no kubivamo. Tugiye kubivamo ati cyore ati ndapfa. Buriya ni ukuvuga ngo iyo ushatse umugabo udafite umutima ngo akomeze akomakome murarusenya. Ako kantu yatagafite ko kuvuga ati uyu muntu aracyari mutoya ndamuruta, ni ukuri pe murarusenya kuko ibitekere ego ko mana yanjye. Burya ariko hari igihe byajyaga bigera nka nijoro nkanga guteka nkaryama, yatati yo ati warembye akajya guteka. Kubera iki? Nta kintu uba witayeho, uba wumva ko ari ibintu biraho bisanzwe. Iyo ushatse rero umugabo udashoboye kwihangana kandi utagira ibitekerezo byo gutekereza ko kurusha imyaka, ngo byibura we 1/2 cy'ibyo wakoraga agutura uwo mutwara aba ari wowe uwikorera, aho wagakoze bya bindi aba ari wowe ubikora, agira ibyo akugabanyiriza, urugura rusenya. Uri wayujuje 21 ariko ni mukuru. Ni mukuru ariko kuba muroze 21 se umwana abakeneye style. So abakeneye style rega buri iriya myaka tuba turi kuvuga ntago yize, sibyo? Umvaho iyo myaka mwebwe muyikuriza mukayigira minini. Umwana w'imyaka 19 n'umusaza w'imyaka 60 muri leta babarwa ko bose bisha abana bisha umuntu babarirwa igihano cya burundu, kuko babujuje imyaka. Ariko ntago bisobanuye ngo wowe ku giti cyawe umuntu w'imyaka 19 uramufata nkuko leta iri kumufata. Iyo ni imibare leta igenderaho kugira ngo umuntu aba yujuje, urumva ubukure bushobora kumuhana cyangwa bushobora kumwemerera ikintu ashaka. Urumva? Kunywa inzoga 19 barabikwemerera, urayujuje. Wisha umuntu baragufunga burundu nkuko bakatira umuntu w'imyaka 30. Icyo nicyo biba bisobanuye, ariko ntago biba bisobanuye ngo ubwonko bw'ura muntu burakuze. Iyo ni imibare ya leta ntabwo ari iyacu. Ni byashyizweho na leta. Yego, miriko tumaze iminsi tubona inkuru zivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane z'abakobwa ba hano mu Rwanda. Turahera kuri Mutesi Jolly umaze iminsi Miss Rwanda 2016 niba ntibeshye, uri kuvuga ko ashobora ko ari mu rukundo n'umusore n'umugabo muri Tanzania witwa Said imyaka 53. Abantu babyakire mu buryo butandukanye. Benshi baravuga ngo yarakwiriye gushakana n'uyu mugabo, atabenshi baragaruka ku kintu cy'umukobwa yagarutseho avuga mu majwi yagiye hanze avuga ko abantu bashobora kumenya aho akura ubutunzi cyangwa se amafaranga kugura imyambaro yambara bakaba bamufata nabi. Wabyakiriye gute nyuma kumva aya majwi? None se uriya musaza hari amajwi ye numvise ariko numva arimo aravuga nko kuvuga ngo barahita bamenya aho imyenda nambara ituruka. Ngibona nk'umuntu w'umukobwa yambara umwenda wa miliyoni, nazo ubwo niba utaramukuyeho igishoro byibura nawe ukaba ufite company ituruka kuri uwo musaza, urumva ubwenge ufite ari ubuhe? Ntabwo gusirimu, ntabwo kubera yuko buriya reka nkubwire nepo, ubwiza bw'umugore ni ikiraro umugabo yambukiraho akagera ku cyo ashaka ku mugore. Yego. Buriya aramutse yayigejejemo ukamubwira uti sheri uti ndwaye ijisho, yahita akubwira ati mana ati buretse ndangize. Rero ntabwo ubwiza bwawe niba unabufite koko waragiriwe n'ubuntu bwo kubugira iki Imana, niba waragiriwe n'ubuntu bwo kugira ayo mahirwe yo kuba mwiza ku buryo byibura icyo kiraro abo bagabo bagomba kucyambukiraho bakagera ku cyo ushaka. Nawe menya icyo ushaka, nawe menya icyo ushaka, umenye icyo umukuraho. Buriya ubwiza iyo ubukoresheje neza urabusazana, ariko iyo ubukoresheje nabi bukuboreraho. Bukuboreraho kandi bukakuboreraho nta kintu wakuyemo, kubera ko ririya fiyeri ryo kwambara imyenda myiza ihenze, nturebe ibikorwa ngo uvuge uti byibura uyu mugabo namukuyeho etaje nzakodesha kantunga iminsi yose.
ese uyu mugabo aramutse anteye inda byibura niyo atantunga umwana we yabona icyarya yabona ikimutunga byiteka yego byibura se mu Rwanda ntabwo umwenegihugu yemerewe kuba umushoramari ku buryo azajya runaka i Kigali yego byibura ku buryo ugomba kumuturatira nk'umugabo ukize tukamenya yuko byibura natwe hari icyo twamukuyeho nk'abanyarwanda yego cyane ku buryo uvuga uti ndi umukobwa w'umunyarwanda icyo mukuraho ni umwenda wa miliyoni ni umwenda w'ibihumbi 100 ni umwenda wa miliyoni 2 ibyo nta kintu bifitiye umumaro abanyarwanda sinzi impamvu rero abantu bashaka kugira ngo tububahire icyo bimariye twe twubaha abafite icyo bamariye abandi ariko icyo wimariye ntabwo umuntu azakikubahira ntabwo ibyo bintu bishoboka biragoye rero kuvuga ngo umusaza ngo arakize njyewe ntekereza ko wenda nubwo njye ntanabizi cyane ko mba ntaranize ariko ntabwo ntekereza ko hari umunyarwanda uzajya kugabana muri Tanzania ku buryo twe twamenya ibigwi by'uriya mugabo urumva njyewe ndi kumva nta muntu uzajya kugabanayo kereka wenda uwabyawe na se w'umutanzaniya akaba ari umunyarwanda cyangwa se wabyawe na nyina w'umutanzaniya akaba ari umunyarwanda uwo niwe uzajya kugabanayo naho kumenya ngo mu Burusiya ngo hehe ngo afite y'imbunda ntashaka zigere no mu ijuru urumva twebwe icyo turareba ngo jyore umuntu bakundana yamukuyeho iyi etaje afite iyihe kampani mu Rwanda afite irihe duka ryiza ricuruza imyenda nka rimwe rya Rakomete twajyaga twumva ku buryo byibura umuntu numva ko waguye aho utagomba kugwa ariko byibura wahabyukanye icy'ingenzi wahabyukanye igifite umumaro yego sibyo ufite wenda ikihe kigo gifasha abana b'abakobwa bakunze kuvugira wenda abana b'abakobwa nk'icumi cyangwa 20 babyariye iwabo mu rugo ukagenda ukareba se na nyina cyangwa ukareba nyirakuru ukamubwira uti mfasha uyu mwana nawe asubire mu ishuri ugafasha wa mwana hasigaye kugira ngo abone amata ugafasha na nyina wagiye mu ishuri kugira ngo abone akomeze ubumenyi ejo azabashe kuba Rwanda rw'ejo ruzima ibyo rero niba utabikora ibyo wimariye icyo wimariye ntimugashake ko abantu bakiwubahira tuzabubahira icyo mumariye abandi kuba wambara ukaberwa kuba ukora iki ntahaga ibyo ngibyo bidufasheho rwose urumva kuko bari abasaza rero reka nkubwire bari abasaza ntabwo aba ari wabaterese gusa njye nkunda kubabwira ngo iyo wicaye imbere y'umugabo karira ugatakamba uza abantu baba baramuririye uko bangana uza abagore baba baramuririye uko bangana uza abana bayarataye uko bangana rero kuvuga ngo afite kampani runaka ngo afite ibi n'ibi ibyo ni zero urumva ibyo ni zero uwo nguwo aramutse apfuye arutwa na wa muturage uhinga ibirayi n'ibitoki akazana i Kigali tukarya bivuga ko yatandukanye n'undi mugore wa mbere niwe gusa se niwe gusa ugasanga rimwe na rimwe nkuko wari umaze kubivuga ati ubusanzwe bakundanaga hari undi bakundanye mbere hari no batandukanye hari abandi akunda kuko wavuze ko ikiganiro twagiranye ubushize warambwiye ngo ufite amafaranga ntaho atatereta ati keretse wenda aramutse aboneka izindi mbogamizi rero uyu mugabo we noneho yarafite shoko amakuru mfite nuko afite n'abandi bana muri Tanzania ndetse n'undi mugore batandukanye abasaza nk'abariya rero ngira ngo ubwashize hari ikiganiro twigeze gukora yego ndakubwira ngo buriya uko byagenda kose umugabo iyo adasesaguye akiri muto asesagura ashaje kuko niyo myitwarire yabo niyo kamere yabo buriya musaza ahageze usibye wenda kuvuga ngo afite ibyo acuruza tureke kumwita umusaza batabyumva nabi ni umusaza gusa se ahubwo ko nta hantu na hamwe atameze uruhara urumva ni ukuvuga ngo uriya musaza nongere mbisubiremo uriya musaza jori ntabwo muri buze gukiranuka wita umugabo w'umusaza uriya ni umugabo wese yarabibabwiye yavuze ko ngo ari umusaza ariko nubwo bavuga ngo ni umusaza ariko atari karifiti afite akabaraga erega ni nawe ugomba kuzajya nyine abasaza se ko aribo baza akazi ariko rero uko byagenda kose uriya arashaje ashobora kuba asigaje nk'imyaka 5 mu bana agapfakara urumva ariho hahandi rero uzasanga nawe imyaka yawe yarayangirije ubusa
utarashatse umusore mungana cyangwa se umuntu mungana urumva kuko uko byagenda kose niba muzabana imyaka 5 akaba arapfuye ntabwo ngiye mbiza ariko ndateganya bitewe n'imyaka ye akaba arapfuye uko byagenda kose nawe hari ikintu azaba kwangirije nubwo uzaba ufite umutungo runaka azaba kwangirije ko nawe none utabona uzajya ukurongora wese azajya yitwa shugama uzajya witwa shugamami nukuvuga ngo azagusigira umutungo ariko azagusigira indi sura urumva uzajya wiyita kuko abo bashugamami nabo bari abakobwa bahari abakobwa none se utekereza ko bashatse abagabo bangana hari abashatse abagabo bangana hari n'abashatse abagabo babaruta bapfa mbere yabo hanyuma musiga muri cya kintu azagusiga ukuza azagusiga imyaka muri 35 hahandi uzaba utagishoboye noneho kuvuga nk'uko wavugaga hahandi uzaba utagishoboye kwambara nk'uko wambaraga hahandi utagishoboye kuberwa nk'uko waberwaga hahandi noneho nawe uzajya ujya kugura muri ya mafaranga wa musaza yagusigiye ukajya kugura abana b'abasore nka nepo uzamukura he urumva rero ikintu navuga ikibazo si uwo musaza ahubwo ikibazo nicyo yamukuyeho iki aramwambika neza n'ejo nabonye yagiye mu Bwongereza agiye kureba umupira yagiye kureba match ya Arsenal na Man U natahira ibyo rero ibyo ngibyo ntago bijya birama koresha ubwenge bwawe kuko buriya njya nkubwira ngo sanzwe tugomba gukora ibikomeye ibikomeye ibyo wumva bigukomereye bari byo uzajya ubanza igikomeye ni iki rero ni ukubaka umusingi wawe hano ku isi ukamenya utari ko mfite ubutaka mfite inzu runaka ibyo nibyo bikomeye naho burya si imyenda aho wabyukira mu gitondo ko ufite amafaranga ko wajyayo ukagura urumva ariko burya ibikomeye ushobora no kubihiga imyaka 40 utarabigeraho ni nayo mpamvu aba basaza nyine ko bo babihize kera babifite bari kugukoresha ariko se wowe muri iyo myaka uzaba ufite iki uzaba waramukuyeho iki rego uwo musaza afite umuryango niyo mitungo n'iy'abana be niyo umugore we nubwo batandukanye kuko uwo mugore bafitanye abana nose ubu ngubu iyi saha tuvugana niba bari kugendana gutya ari inshuti amujyana mu Bufaransa akamujyana mu Buhinde igihugu ashaka arakimujyanamo ese ubure uramusaza aramutse apfuye iyo myenda byibura wayigurisha ikavamo n'inzu ya $50 umusaza aramutse apfuye nona ntiwajya ntago wajya muri Tanzania kugabana nturi umukobwa we yabyaye hanze nta nubwo uri n'umugore we w'isezerano uri habara habara se rijya kugabana uri habara uricuruza nk'abandi bose umukobwa iyo yambara umwenda akarya iby'umugabo amuhaye batabana batarase ari habara icyo ni ikinyarwanda niyo wabishyira mu kwiyumanganya ukagenda buke kugira ngo bitaza guca ku ruhande kugira ngo abantu batabibona ukundi ariko nuko bimeze nawe uri indangamirwa indangamirwa bivuze indaya nawe uri indaya kubera yuko arakwambika akagukorera ibyo ari byo byose ariko shyiramo akantu k'ubwenge izo mbunda ajya kuzicuruza hanze nawe wubaka inzu i Kigali nziza witegereze ibiri muri Tanzania kuko bifite bene byo urumva ejo nanagutesha n'agaciro cyangwa akakwanga ariko uvuga uti byibura namukuye yiki hako siwe myenda ubwo ifite agaciro ubuse byibura sayijyana mu isoko cyangwa se yajyana mu mujyi agafunguza amangazini akongera akayicuruza bushya ariko bayigura wivugiraga kandi reka nkubwire uri mu Bufaransa n'uri mu Rwanda bose batabwa kimwe iyo umugabo agiye kugenda bose batabwa kimwe rero nose niba ufashe imyenda umugabo yakuguriye amutakiri kumwe ukajya kuyicuruza niyo wayicururiza mu magazine yo mu mujyi akomeye ubutaniye hehe na wa wundi umugabo yatanye abanyana nawe akajya gucuruza inyanya burya nubwo byose bitari kuri neve imwe ariko birasa ntozo wapfuye bakamushyingura mu kirago n'uwapfuye bagashyira mu isanduku bose saba bapfu ariko bapfuye bitandukanye bashyinguwe bitandukanye ariko sara urupfu rwiza rubaho hari urwiza bose wa muntu muryamishe muri ayo makuvurera azamenya ko mwayamushyizemo nta nubwo azi niba yaranigeze abaho ariko nkamwe mwasigaye mugomba kumuha icyubahiro
ni wowe ukimuha ariko we ntabwo ibyo bimureba. ubwo wamusigariye aho ngaho kugira nyine noneho wowe nyine urakimuha ukanamusura ariko we ntabwo bimureba. Igihe cyo kugira ngo ibimureba cyararangiye. Rero uriya mukobwa kurongorwa n'umusaza pe nta n'ikibazo kirimo, niyo yaba uw'imyaka 90 kuko iyi si ya none aho igeze ntabwo ubu ngubu umuco usigaye wubahirizwa ubishaka, utabishaka nawe akabyihorera. Rakanda kumoje bati ni Jolly twari tuzi ugira inama urubyiruko babwira uko bakiteza imbere ndetse nuko bakirinda bizwi ncyase nko kuba nyine wabatera morale yo kuba bayakora bakiteza imbere. Ati kumbe nuko bimeze bino bintu byamwangiriza kariyeri cyangwa akaba byatongera gutuma abantu bamwizera nko bamwizeraga mbere akaba byabihagarika. Ubundi reka mbanze mbabaza ikibazo mutambeshye, sibyo ko umuntu abaragira namwe mukagenda nk'inka, ntaba n'inka zigenda buhoro, ihene zo ziriruka urumva. Ubundi iyo umuntu yambara umwenda agasa neza kamera gute, nta kintu na kimwe muza akora mu mujyi wa Kigali mwe mwumva ko ayo mafaranga yakura he? Hako mwagiye mureka kwigira injiji. Wowe wumva yakura he? Wowe utekereje mu bitekerezo byawe, usibye ko twe turi abagore tuba tubizi, ariko ubundi nkawe utekereje neza wumva ko ayo mafaranga yakura. Umuntu nta kazi afite, nta gifatika afite byibura abantu bamuziho, kuko ukuntu bazi izina rye aba yafite n'igifatika abantu baba bakizi urumva. Kuko namwe ntago mwamwicaye hari ahantu afite amangazine, hari ahantu afite ibintu runaka, nawe kugira ngo mutamucishamo ijisho kandi akomeze kuragira abamuyoboye ahari akafite, nawe yagatangaza cyangwa akakerekana kugira ngo mumenye yuko azi gukora. Kuko buri iyo umuntu avuga biba bisaba yuko agaragaza n'ibimenyetso byo kugira ngo murusheho kumwubaha bitewe n'aho akura ikintu. Ariko umuntu aravuga akerekana ubwenge kandi ukabona arasa neza, arambara umwenda wa miliyoni, nta hantu akora, we wumva ko ayo mafaranga ava. Rego umukene ararongora n'umukene akarongora n'umukira akarongora. Nubwo niba nyine irandangamirwa tubona iri ku muhanda yirirwa isakuza, impamvu isakuza nuko nta kintu ibona gifatika. Iri mu mwanya wayo. Wa wundi w'umusirimu rero nawe ni umusirimu nyine azabikora mu buryo bwa gisirimu. Ariko ntago ushaka kumbwira ngo azabikora, azabikwereka. Wewe wumva ayo mafaranga yo kugura uwo mwenda mwiza buri kanya buri munota avaye. Umushabitse. Kandi ntiyava mu basore. Ntiyava mu basore. Kereka nufata umugabane wa sona nyoko baguhaye. Kandi nabwo uzawumuha umunsi umwe, ukwezi kose ntabwo uzabubasha kubimuha. Nufata umugabane so na nyoko baguhaye, wenda ugafata izo miliyoni 20 ubonye, icyo nzi cyo azamushiriraho umunsi umwe, hagazamuhaza. Kuko ejo nutongera kuyamuha, ubwo rero bizagusaba kugira ngo wigire muri za ndangamirwa zimwe ntoya zikeneye 5 kugira ngo byibura uzishimishe mu gihe kingana n'umwaka. Aho kugira ngo ujye kuri za zindi zihambaye ziri burya ayo mafaranga iminsi 3. Ariko umuntu ashaka guhana amafaranga mukundana, hari urukundo mufitanye mutegura kubana. Ibyo ntago mbizi nge nta urayampera ubuntu ngo mbimenye ko bibaho. Wenda wowe wasanga ari ukuri mukuru. Ngewe cyangwa bazi ko ufite abana. Yego ko abana hari uwambyaje se, hari wari wamerekeza kwa muganga. Barabyumva bivuga. Nuko bivuga nyine. Nose ibyo tuvuga nibyo dukora. Biratandukanye. Ibyo tuvuga nibyo dukora. Urumva rero ubushatse kuvuga ko uhuje n'ibyo Mutesi Jolly abyira nama urubyiruko asanga atari ibyo akora. None ibyo abwira urubyiruko biri guhurira hehe n'ibyo ari kutwereka uyu munsi wa none. Kari akantu ni kabi. Genda barahita bamenya ahantu imyenda nambara ahituruka. Bisobanuye ngo genda ubabwire ngo nanjye nkora uburayi. Nicyo rya jambo risobanuye. Genda ubabwire ngo nanjye nkora uburayi. Oza umwenda wa miliyoni bawuguhereye ubuntu. Kubera urukundo no gukundana no kunyubaha. Kubera urukundo dukundana no kunyubaha. Ubundi ikintu nshaka kubabaza. Iyo uryamanye n'umugabo ungana na so, ubundi buriya aho so watakurongora ni hehe? Oya tujye tuvugisha ukuri. Niba uri umwana w'umukobwa wenda w'imyaka 20 n'urugero,
ukaryamana n'umusaza w'imyaka 60, ubundi none se icyo wafite nicyo se afite, ubundi se aho se atakurongora ni deja burya rega nawe uba wamwubahutse. Uba wubahutse so kubera ko kurongora nawe afite abana bamwita papa, urumva, kubera ko atari we wakubyaye. Yego. Ariko nyine niba atari we wakubyaye nawe wibuka yuko nawe afite abana mungana nabo bamwita papa. Ubundi buriya niba uri umwana w'imyaka 20, 22 karongorwa n'umusaza w'imyaka 50, 60, menya ngo nta n'icyakubuza kurongorwa na so kuko bose n'abagabo. Urumva? Ntaho bitaniye nuko baba warongowe na so, nawe aba yakurongoye burya biba byarangiye. Cyo mutandukaniye na amasano. Amasano niho bitandu ariko barayafite ayisaba abanyarwanda se no se barongowe n'umunyamahanga. Nawe baba bayafitanye, hari n'igihe wazasanga nyine n'ubundi bana hari umunyarwanda udafitanye isano n'undi se. Biragoye kugira ngo usange nta sano bafitanye. Abenshi bafitanye amasano. Cyane rwose. Kugira munsi rero turi kubona bari gushyingirwa. Ko ndi kubona bari gushyingiranwa n'abakuze. Shasimbize. Ubwo nyine nuko ari bo bafite agafaranga. Kandi avuga ngo hubaka urukundo. Bubaka urukundo. Usugira ngo bari abo baranarugira. Bari abasaza. Reka. Baba barakundanye igihe cyara barakundanye inkundo bazizi sinzi rwose. Ntabwo nzi ururimi wazana mu rukundo kugira ngo uwo musaza yishime. Icyaba keneye ni kimwe, ariko nabikubwiye dutangira. Nakubwiye ngo ubwiza bw'umukobwa ni ikiraro umugabo yambukiraho akagera ku cy'umugore afite nyirizina ashaka. Icyo ashaka umugabo gitandukanye n'icyo wowe ukeka. Urumva? Niyo waba burya wapfuye amaso yakurongora. Niyo waba wapfuye amaso yakurongora. Gusa ahubwo bwa bwiza bwawe buramukwega akibuka ko agomba gutereta, ariko burya ntaho bihuriye. Ni nayo mpamvu uzasanga abantu babi barongorwa, nta beza bakarongorwa, wa wundi ureba ukabona utamuvugisha, ukabona abonye umugabo mwiza kuko kurenza uwawe, wa wundi ubona ko uvuga uti uriya muntu ni mugufi yashaho, ukabona abonye umugabo. Kuki ababi babona abagabo n'abeza bakabona abagabo? Bivuga ngo ubwiza ntaho buhuriye n'icyo umugabo agushakaho. Ntacyo agushakaho. Urumva? Kandi ubona umugabo afite umugore mwiza cyane ukabona kumuca inyuma ku mukobwa mubi. Mukobwa batanganya mu bwiza. Ntabwo erega abagabo ibyo bajya babireba. Ubwo bwiza ni ubwawe nyine. Erega igitsina gore uko giteye cyangwa se kiremye mu buryo bwo kwikoraho, kandi ntabwo nubwo wenda bitari mu maraso yawe uko ugomba kwisiga ukikoraho, ariko ubundi mu maraso birimo yuko ugomba kwikoraho kuri igitsina gore, kandi gikenewe kurebwa n'umugabo. Urumva? Gikeneye kurebwa n'umugabo. Nubwo wenda utabitekereza ariko mu maraso birimo. Cyane. Birimo. Rero ntabwo ntagerega abagabo ibyo babirebaho. Nuse ntibarongora n'abakozi. Umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo akamurongora kandi agusize hari uri umugore. Bivuga ngo rero ntabwo ibyo by'ubwiza birebaho, yakuzanye nk'umuntu. Ubwashize narakubwiye ngo nta kintu na kimwe umugore afite gituma yubaka usibye amahirwe. Urumva? Nta kintu na kimwe washingiraho uvuga ngo njyewe iki nicyo gitumye nubaka usibye amahirwe, kuko benshi bazivamo ari abagore beza. Yego. Bafite uburanga, bafite igihagararo, bafite ayo mabuno. Erega n'izo nyashi mwe muvuga, n'izo nyashi barabafite mu ngo zabo, bafite n'izo nyashi zitari n'interano, ariko bakabatamo bakajya kurongora abakozi. Ibaze. Waravunitse wikoza Nigeria ukinyuza mu cyuma kugira utese kwibagisha, hanyuma kwihinduza imiterere, umugabo akaguca inyuma akaryamana n'umukozi yabagoye mu kihe gusa yabikora. Erega buriya umugore wese uzashaka ukabona arimo aragerageza kugira ngo ashakishe buryo ki ahindura imiterere yawe, ni kwa kundi nyine abantu bashakana ariko bakaba batari muri gahunda yo kubaka, bakaba bakimurika. Bakimurikira abandi. Byose ngiye kukubaza, wenda dufate nk'urugero rwa Jori, sibyo? Niba ufite umugabo
uwo musaza ntimurashakana kuko njye sinanamwita n'umugabo we ndamwita Ihabara, akaba uri kumukuraho umwenda wa miliyoni utamukuraho ikintu gifatika kizagufasha ejo hazaza. Iyo umukuyeho uwo mwenda bigaragara ko ugikeneye kujya ku isoko n'abandi bakakubona, bigaragara ko uri kuryarya uriya musaza, kuko ubaye utamuryarya mwatekerereza hamwe byibura natwe nk'abanyarwanda mukatuzanamo iryo shoramari ryanyu. Urumva? Ariko kubera ko atari cyo ugamije kugira ngo ukomeze umutendeke, ni nayo mpamvu zamukuraho igishoro gituma abandi bakureba, bituma abandi bakubona. Umugore wese rero iyo akuye igishoro ku mugabo amureba, icyo gihe nawe ntabwo arasobanukirwa icyo ashaka. Kandi nyamara icyo ashaka nyirizina ni ikizamufasha igihe nawe uzaba wagiye. Turi ku mubare ugenda gutyo. Umugabo ashaka kugutereta imyaka 5, yego, mutaranaryamana, ariko icyo gihe so kuvuga ko adafite abandi baryamana nabo. Yego. Ahubwo ni kwa kundi nyine bavuga ngo bagarira yose ngo hari rizamera n'irizarumba. Niko abagabo ubundi uwo mugabo ni wazi abagabo. Urumva? Bagarira yose. Hari rizarumba n'irizera. Uwo mugani ni uw'abagabo ubundi ngiye niko nabibonye. Aratereta Rusizi, aterete Kabarore, aterete Kigali, kuba ataryamana nawe se wibwira ko ari umuntu mwiza. Arakubaha. Arakubaha. Kandi umugabo wanjye nta niraragira buriya. Buriya bari ufite ahandi ari kurongora kuko aba bizi ko ibyo bintu bitazarama. Buriya bo wundi azajya kumwanga nawe urimo kwemera. Urumva? Aho niho tuyobera. Ubwashize nyigeze kubwira ujye wibaza impamvu umusore atereta buri gihe agahura n'umukobwa nijoro. Biba ari ukugira ngo ahishe ijoro nyine. Kuko nyine abatabwira abandi ko agufite n'undi ntamubwire ko amufite n'undi ntamubwire ko amufite. Ijoro burya rihisha byinshi. Uzamubwira uti sheri uyu munsi twirwe dutembera dore ni kwa gatandatu. Unyereke inshuti zawe, unyereke abantu bawe, urebe ko akwemerera. Arakujyana hese. Arakujyana. Taho. Aha, ndeba. Ugiye kuba akaba umukozi w'Imana w'umurangirikani, umunyasigaye aherereye akorera mu karere ka Rusizi, avuga ngo utambaye n'abandi bamba cyane. Cyo byoroshye. Ndasara umugabo ugira inenge. Reka ntawe ubaho. Ntawe pe. Nanjye ndabihamya. Nta mugabo ugira inenge. Reka yihese. Pfa kuba ari umugabo. Ntago byakunda yaba afite yihese. Wari wabonaho umugabo ubuse nose abagabo ko baba bafite abana nk'uwo nguwo jyore ko atamwanga. Nyamara ari umucecuru ungana kuri se yabona umugabo 53. Nyina ari umucecuru ungana kuriye yabona umugabo. Waba uciro ry'imigani. Niyo wamubona waba wamuguze. Urumva? Yego. Niyo wamubona waba wamuguze. Ariho handi jyo azagenda akabana n'uriya mugabo, sibyo? Bakabana byibura Imana nibaha amahirwe bakabana imyaka 15, jyo azaba amaze kugeza 45, umusaza yipfire hanyuma jyore nawe agura umusore. Kubwo amahirwe 15. Ubwo 15 azafite 68. Hanyuma ajye kugura umusore. Urumva? Buriya hari uriya musaza, buriya niba ugiye gushaka umusaza, buriya hari uriya musaza aramutse amushatse bakabana, ni ukuvuga nawe yazahamusiga, noneho ibyo uriya musaza akora byo kujya kugura abandi bakobwa akirirwa asesagura amafaranga bizasimburwa n'uriya mugore. Ubwo ni ukwiganana. Oya ntago ari ukwiganana n'ibihe uko bimeze. Muri cya gihe wazaba yarashaje, ubwo icyo gihe wazaba ari kumusimbura. Azaba ari kumusimbura nyine nk'umuntu yasizeho. Ariko hano bavuga ngo Joringa ashobora kuba ari ubushuti ngo bisanzwe. Ariko nanjye ngewe ndi gutanga ibitekerezo byanjye kubera yuko nyine mama bihamije, ariko nanjye muri ngewe ntago mpamya ko ari umugabo we. Gusa akantu yivugiye ari amajwi yivugiye. Ngiye niyo ndi kugenderaho. Uri kumukuraho iki? Ufite iki wamukuyeho kitari umwenda? Byibura ushaka kuvuga uti iki kintu kirafatika.
ko byafatwa nkaho ari kumwicuruzaho. Nose hari umugore udacuruza, buri bose ntabwo bicuruza. baticuruza. Se ubu ngubu umugabo yamara iminsi 3 atampa iposho akambwira yuko ndi burya ibyatsi, nose abampa yiki, abampa yiki. Buri mugore wese aricuruza. Nakubajije amaze iminsi 3 atampa iposho yambwira yuko ngewe ndya ibyatsi, abampa yiki se? Ndi mushiki we, ndi nyina wabo, mbwira icyo yampera. Wenda ninza n'umugore kigenza namaze kumenya ukuri aho nta gitekerezo natangaho. Nyine mbwira icyo yampera. Ahubwo ukambwira uko mbyumva. Ndumva bari gufasha umugore we nyine. Kubera ko nawe ari kwifasha kuko yakoze itanze byo kurya. None se ugira ngo umugabo agiye kurongora indaya ntaba ari kurongora umugore? Ntabwo indaya ifite igitsina gitandukanye n'icy'umugore. N'umugabo uri kurongora indaya ari kurongora umugore. Nose nta buzi bajya bahurira mu buraya bakabana. Hano bavuga ngo indaya zirubaka. Nta buzi bajya bahurira, nta muntu uriho utari umugore. Utari umugore ni umugabo. Urumva? Dufite abantu babiri hano kuri iyi si. Umugore n'umugabo. Icyo wakurusha nuko wenda kugura buri munsi. Urumva? Wa wundi bagahura rimwe mu cyumweru cya kabiri mu cyumweru. Wari wumva hari umugore ukubwira ngo ngewe mbaho, uwo nawe ni wa wundi nyene tuvuga ngo ni ndongora nitunge. Ariko ubundi ntabwo uri umugabo wamara 2-3 udatanga iposho ngo umbwire ngo uritwa umugabo. Abo nibo babandi twumva bananiranye n'ubundi nyine. Soza dutaye. Narushye. Turekera. Urarushye kuvuga cyane. Birakubangamiye? Oya, ntabyo ubona ko narushye. Reka dusoreze hano ikiganiro cyiza twagiranaga na Jennifer. Nyine rambwiye reka dusoze. Turekera. Cyane. Ni ikiganiro cyiza twagiranaga na Jennifer, ni ibitekerezo ndetse n'inyunganizi tuba dutanga ku nkuru n'ibiganiro byagiye bitambuka, cyane cyane ibivugwa cyangwa se inkuru zigaruka ku muryango, sosiyete nyarwanda, ku mibanire hagati y'umugore n'umugabo. Nitwa Nepo, twatumwe na Jennifer. Nimero ya Jennifer ibiri ku kiganiro. Wifuza inama ndetse n'ibitekerezo yakugira cyangwa se yakugezaho, yaba ari wowe uri mu Rwanda nawe uri hanze y'u Rwanda, nimero ye iri hano hasi. Hari ibyo mba nibagiye kumubaza cyangwa se twaganiriye nkibagirwa kumwibutsa adusobanuriye neza, aho ngaho uranyuraho ukamuhamagara mukaganira, biremewe cyane. Imana ikomeze kubarinda kandi mbibutsa gukora subscription, tuzakwize aba subscribers 400,000. Ubwo turaburaho abantu bake cyane kugira ngo tugire 400,000. Turimo gukabakaba 399 kugira ngo tugeze hafi 400. Rero urakanda subscribe utarayikora, ukore subscription benshi umuryango mugari wacu wanyu, ubundi bibe byiza cyane bigende neza. Nitwa Nepo, Imana ikomeze kubarinda.